yitwa rero Mazimhaka Kennedy yahisemo indirimbo izifashishwa mu kumushyingura. Kanongera basuze kandi bashimira abantu mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi, abantu mukomeza gukurikirana amakuru yacu cyangwa se ibikorwa byacu tugenda tubagezaho by'imyidagaduro mu buryo bugiye butandukanye, mu mikino igiye itandukanye. Amazina rero murayazi, ni Iradukunda Junior Kevin, nkomeza no kubasuhuza kandi babwira ngo iminsi myinshi birasa nkaho tutari duherukanye kabisa, ari ibintu byabaye byinshi, umuntu kabura uburyo agenda bibaransa, ariko uyu munsi wa none nkaba nagarutse tugiye kujya tubana rero mu myidagaduro, mu makuru agiye atandukanye y'imikino ndetse n'ibiri kuvugwa hirya no hino mu myidagaduro byose tuzajya tubibagezaho gatanu kuri gatanu hano kuri AD Group. Mu minsi mikeya ndabatamundi mugenzi wanjye kabisa, tugiye kujya tubana umunsi ku munsi. Guys, uyu munsi rero bazaniye andi makuru ameze neza. Abantu mwese mukurikirana YouTube channel ndabibutsa gukora like, subscribe ndetse na comment kugira ngo turusheho kugenda turyoherwa n'ibikorwa bya AD Group. Ya numwe rero mu bagabo bakomeye cyane hano iwacu mu Rwanda, n'abagabo bubatse bikomeye, n'abagabo bahiriwe n'umuryango kandi n'abagabo bahiriwe n'ubuzima bwo kuri iyi si ya Nyagasani. Yitwa rero Mazimhaka Kennedy yahisemo indirimbo izifashishwa mu kumushyingura. Ibi bintu dusanzwe tubizi rero ku bantu bakomeye cyane bubatse amazina agiye atandukanye, dore ko n'uyu mugabo iri zina yubatse hano iwacu mu Rwanda atari izina ritoya. Kennedy ni umwe mu bagabo bakomeye cyane bakoze ibintu bikomeye cyane muri industry ya sinema hano iwacu mu Rwanda. Abantu mutabizi, abantu mutari munabizi mubimenye ko uyu Kennedy ni umwe mu bantu bakomeye, niyo mpamvu yifashishwa mu bitaramo bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu bitewe n'uko afite izina rikomeye. Ikindi ni n'umushumba, abantu mukunda gusenga, abantu muba hafi y'Imana kabisa, ntabwo Kennedy mwakamuyobewe. Cyane cyane ndabwira abantu bo kuri Zion Temple, abantu musenga kuri Zion kabisa, uno mugabo muramuzi. Yes, ni iki rero Mazimhaka Kennedy uzwi mu myidagaduro y'u Rwanda, akaba rero umubyeyi w'abana batandukanye kabisa, harimo nka Arthur Nkusi, hakabamo umuhanzi ukomeye hano iwacu witwa Syntex. Yahishuye rero ko yamaze guhitamo indirimbo izifashishwa mu kumushyingura umunsi azaba rero yatabarutse, akaba ari imwe mu ndirimbo akunda cyane. Yayitangaje rero ubwo yarayoboye igitaramo cyo kumurika album yiswe Respect, akaba ari album nziza cyane yatonze kabisa, aho yari amaze kukebuka rero witwa Aime Uwimana mu bafana, aho yari yicaye kabisa. Nibwo rero no mugabo akimara kubona uno muhanzi ahantu yicaye, nibwo cyamuteye kwita avuga ati njyewe ibi bintu ngomba kubitangaza imbere y'abantu cyangwa se imbere y'imbaga nyamwinshi, kugira ngo nibitanakorwa bazamenye ko bishe iki itegeko nashyizeho. Kandi iyo umuntu ashyizeho itegeko kunguku akavuga ati umunsi natabarutse kabisa, ndababwiza ukuri uzambabare muzakina ino ndirimbo, biba bikwiye gukurikizwa kandi bikanubahwa. Rero uno mugabo yabaye nawe ashyiraho imwe mu ndirimbo zizaririmbwa igihe bazaba bamuherekeje yitabye Uwiteka, kandi byanga bikunda niko bikwiye kugenda. Rero uno mugabo nyuma yo kubona uyu muhanzi Mazimhaka yahise atera indirimbo Nge ndi umukristo ya Aime Uwimana. Abafana rero batangiye kuyirimba, basaba rero ko baceceka akabanza akakira uno muhanzi. Hari ukuntu buriya iyo uyoboye utera indirimbo ukayitera wakumva abantu bayizamutse mukavuga ati ariko mwe muretse tubanze dukora iki gikorwa. Rero nawe niko yaje kuba arabigenza. Bamaze kwakira rero Aime, Mazimhaka Kennedy yahise ahishura ko yamaze kumenyesha umuryango we ko niyitaba Imana iyi ndirimbo igomba kuzaririmbwa mu za mbere kabisa, bakaziririmba kubera yuko ni indirimbo iba ku mutima we, ni indirimbo akunda. Yagize ati mu magambo meza cyane, murakoze cyane, nge nabwiye umuryango wanjye ngo
umunsi muzaba mujyanye umubiri wanjye kuwushyingura, iyi ndirimbo igomba kuzaba iya mbere mu zindi zose, niyo ndirimbo yonyine ngewe nkunda. Aya magambo ni Kennedy ubwe wabyivugiye mu gitaramo cya Tonzi ubwamurikaga album ye nziza cyane. Mazimhaka rero wamamaye mu ruganda rwa sinema asobanura filime nka Master GK ndetse ni n'umukinnyi wazo. Cyiyongeye uyu ni umwe mu bantu bakomeye hano mu Rwanda dufata bazi kwandika filime nziza kabisa. Ni umugabo w'impano nyinshi zivanze nawe ubwo arabyivugira. Abantu mukurikirana Art Rwanda murabizi ko niwe muntu ukomeye muri Art Rwanda mu kujojora abanyempano bitewe n'uko afite experience cyangwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo ikiyongeye kugira ngo mwumve n'ukuntu no mugabo ari umuhanga ndetse unarenze. Uyu mugabo yabaye na MC umushyushya rugamba kabisa. Uyu mugabo yabaye araba MC, ikindi rero yari umu DJ ababandi bavanga imiziki kabisa. Buriya rega inyana ni yamweru ndababwiza ukuri, ntabwo ushobora kuba uri umuntu ukunda imiziki cyane ngo nubyara umwana azajye gukina football. Bikunze kuba hakeya cyane pe, ndababwiza ukuri. Kuba haravuyemo Arthur Nkusi ni umwe mu banyamakuru bakomeye, ni umwe mu ba MC bakomeye hano iwacu mu Rwanda. Ikindi kandi ni umwe mu bantu hano iwacu mu Rwanda tuzi mu bitaramo, ni umwami w'ibirori kubera ko ni n'umukomediye murabizi. Muzi Sentex ni umuririmbyi ukomeye wagacishijeho hano iwacu mu Rwanda mu ndirimbo zagiye zijya hiti hirya no hino kabisa, bagiye barahatwika. Uyu mugabo rero yavanze umuziki, ikiyongeye haba n'umukinnyi wa football. Iyo ubona umuntu afite impano 100, afite impano 1000, ubundi ufite izi, icyo kintu wagakwiye kukibaza kandi ukagitekereza kikanakwinjira mu mutwe kugira ngo nawe ubashe gutahura za mpano zawe kabisa. Uyu mugabo mu mwaka w'ibihumbi 2013 Mazimhaka avuga ko ari bwo yahagaritse ibintu bijyanye no gusobanura filime, ubwo yari amaze gukura mu bijyanye n'agakiza. Ni umwe mu bagabo rero bakunda Imana, ni umwe mu bagabo bakunda gusenga, ni umwe mu bagabo rwose bahiriwe na buri kimwe cyose kabisa. Ngira ngo muri ko muramureba ku yambaye neza cyane mu ikote ryiza. Ni umugabo utaranakura cyane mu myaka, ushobora gusanga akuze ariko ubwo turi kumubona ngewe iyo mubonye mbona ari umusore kabisa, ahubwo ashinguye kabisa. Umugabo Imana cyo kuri imwihera umugisha. Mazimhaka Kennedy rero uyu mugabo ikindi kintu gikomeye cyane mu mpera z'umwaka ushize nibwo Mazimhaka yahawe inkoni y'ubushumba mu itorero rya Zion Temple. Abantu musengera muri Zion Temple ngira ngo n'umugabo murabizi ubwo bamuhaga inkoni y'ubushumba yatangiye kwerekana ko hari aho yageze nanone mu gakiza. Ntabwo ari ukuhagera mu mpano gusa cyangwa mu bindi. Hari abantu bajya bitinya ngo kuko njyewe ndi umukristo ntabwo nakina filime, kuko njyewe ndi runaka sinakora iki ngiki, kuko ndi runaka sinakora iki. No, never. Byose urabikora kabisa kubera yuko byanga bikunda. Ntabwo Imana yanga abakinnyi ba filime. Icyo ukunze nuko ugira amahame yawe ugenderaho, ariko impano ni impano. Niyo mpamvu rero uyu mugabo Mazimhaka Kennedy yitangarizaga ibi bintu. Ni indirimbo rwose yitwa Jyewe Ndi Umukristo ya Aime Uwimana, akaba ariyo rero izaherekeza Kennedy umunsi azaba yitabye Imana. Ntabwo twamwifuriza kwitaba Imana kuko turacyamukeneye. Abanyempano ba filime turacyamukeneye, abanyempano mu bijyanye no kuvanga umuziki, abanyempano dukeneye no kumva ibyo Uwiteka yamutumye ku mukumbi wabo. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo byanga bikunda buri wese hari akantu k'agakoryo agira muri we. Nawe rero aka ni akantu k'agakoryo cyane kabisa adutereyemo. Indirimbo niyo izamuherekeza. Murabizi ko mbakunda cyane kandi mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza kugubwa neza cyane. Murushaho gukomeza gukurikirana AD Group, like, subscribe ndetse na comment. Ndashaka ko ino channel tuyizamura my friend, ndashaka tuyigeze kure. Mumfashe murabizi ndabakunda.